tubahaye ikaze kuri channel yanyu isengesho ribohora official. Imana amahoro ibahe umugisha. Tuje mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga. Uyu munsi ijambo Imana izanye cyangwa ishyize ku mutima wanjye no ku rurimi rwanjye ni ijambo rikomeye, ni isengesho rikomeye bibasha kugufasha gusenya imihigo wahigiwe mu isi y'umwuka. Umuntu agira abanzi batandukanye n'ababisha batandukanye babana b'abantu, ariko umubisha nyamukuru kuri ngewe no kuri wowe ni Satani, kuko ijambo rivuga yuko ikimugenza ari ukwiba no kwica no kurimbura. Gusa uwo Satani ntabwo abasha gukora hano mu isi adafite umuntu. Ni ngombwa ko hari umuntu yinjiramo, uwo muntu akakwishyiramo, uwo muntu akakwanga, uwo muntu akagira imihigo ahigira ubuzima bwawe, akicara yumva yuko ntacyo uzamugeranaho igihe cyose ukiri ku isi. Tuje rero gukora isengesho rikomeye ryo gutesha agaciro no gusenya imihigo wahigiwe. Hari ibibazo usanga inyuma yabyo birimo imihigo. Hari umuntu ushobora gusanga ari mu muhigo, hari umuhigo wahizwe kubwe ko ntacyo azimarira, ntacyo azigezaho. Hari umuntu ushobora gusanga ari mu muhigo yarahigiwe ko atazigera abyara, azapfa atabyaye. Tuje gusenya uwo muhigo wahigiwe ubashe kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu washyizwe mu muhigo ko mu buzima bwe ntacyo azamara, ntacyo azigezaho, nubwo yize, nubwo ufite amadiplome, ukaba ufite degree, ukaba ufite bachelor, ukaba ufite PhD, ukaba ufite impamyabushobozi zitandukanye z'ikirenga, ariko hari uwagushyize mu muhigo mu isi y'imyuka mibi, ahiga akorana amasezerano n'imyuka mibi yuko ntacyo uzimarira, n'amashuri wize ntacyo azakugezaho. Tuje gusenya uwo muhigo mu izina rya Yesu kugira ngo ubashe kugira icyo wimarira. Warize, wiga ugira ngo urebe ko ejo hawe hari ikintu wahakoraho, ariko ubaye mu buzima budafite aho buhuriye n'amashuri wize, uri gukora akazi kadafite aho gahuriye n'imyaka myinshi wamaze wicaye ku ntebe y'ishuri. Nawe urireba ukibura. Hari imihigo wahigiwe nje kugusohoramo mu izina rya Yesu Kristo, tukayitesha agaciro. Noneho izo mpamyabushobozi ufite zikagiye kugeza ku mugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari abandi usanga barashyizwe mu mihigo yuko uko bakora kose, icyuya cyose bakoresha, imbaraga zose bakoresha, hari umurongo bashyiriho badashobora kurenga. Babashyira mu matageti y'abadayimoni no mu bipimo bya Satani. Noneho Satani afatira ubuzima bwabo n'imibereho yabo. Urakora, wagera ahantu wajya kubona ugiye gutera imbere, ugahananuka ukikubita hasi, ukongera ukabyuka ugatangira ugakora, wajya kugera ahandi mu rundi rwego ugasanga nanone wikubise hasi. Ukuvuga ngo uri mu muhigo, kandi umuhigo hari uburyo bwo kuwusenya. Ntabwo ndaza gusobanura, ndaza no kora iryo sengesho uko tugomba gusenga. Uwundi ugasanga yarashyizwe mu muhigo, umuryango w'abana biwe, uri umupapa, uri umumama, abana bawe bashyizwe mu muhigo yuko bagomba kukubana ibirara. Ni umunsi wabyaye, warabyaye nibyo, ariko umaze kubyara hagira uhiga ndetse aratura, aravuga ati aba bana bazaba ibyomanzi, ntacyo bazamumarira. Nubwo abyaye ibirara, abyaye indaya, abyaye abazicwa n'ibiyobyabwenge. Abana bawe babashyira mu gipimo, babashyira mu muhigo, barazirikwa, barabohwa. Nje kugira ngo dusenye uwo muhigo wahizwe ku bw'abana bawe. Abo bana bawe nabo babashe mu izina rya Yesu Kristo kubona ukuboko kw'Imana, bave mu maboko y'imbaraga z'ibiyobyabwenge. Imana yari yabaguhaye kugira ngo bakubere umugisha, ariko urimo urabareba ukabona ubwabo ntacyo bimariye, nawe ukabona ko ntacyo bazakumarira mu masaziro yawe. Nta kindi, bashyizwe mu muhigo yuko ntacyo bazakumarira, ndetse nabo ubwabo ntacyo bazimarira. Uwo muhigo tuje kuwusenya no kuwutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Wowe gusa icyo usabwa ni ukugira umutima wizeye, umutima utunganiye Imana, umutima ukiranuka,
kandi ufite ibyiringiro ko ku Mana byose bishoboka, ubundi tugasenga ukabona ukuboko kw'Imana. Hari abandi bashyizwe mu mihigo, uruzamura inzu, maze kuzamura inzu hahaguruka umurozi avuga ati ntabwo izuzura, ayishyira muri setting zo mu buryo bwo mukayisetinga neza muri target ziwe, urajya kwizamura ugasanga havutse ikibazo, irakwamye. Uwundi ugasanga irahisigwa, ugahora yaguye, wubatse yaguye, yubatse gutyo. Nyine uri mu muhigo ugomba gusenywa, muhigo wa kirozi. So reka rero dusome ijambo ry'Imana, hanyuma duhite dutangira gusenga. Dusome ijambo ry'Imana wumve aho dukuye iki cyanditswe cy'imihigo. Ntabwo tuvuga ibyacu, tuvuga iby'ijambo ry'Imana. Twagiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 23, uhereye ku murongo waho wa 12, tugarukirize ku murongo waho wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo bukeye Abayuda baraterana, barahira, bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Reka nsubire muri uyu murongo. Ngo bukeye Abayuda baraterana, bararahira, bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Ngo bajya ku batambyi bakuru n'abakuru bati, twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Dukomeze dusome. Ngo nuko mwebwe n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure amubagezeho, maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. Ariko 16, ariko mwishywa wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Pawulo ahamagara umwe mu batwara imitwe aramubwira ati, jyana uyu muhungu ku mutware w'ingabo kuko afite icyo amubwira. Nawe aramujyana amushyira umutware w'ingabo ati, imbohe Pawulo yampamagaye aranyinginga ngo nze nkuzanire uyu muhungu kuko afite icyo ashaka kukubwira. Umutware w'ingabo amufata ukuboko aramwihererana aramubaza ati, icyo ushaka kumbwira ni iki? Aramusubiza ati, Abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzamanure Pawulo umujyane mu rukiko, nabo bigire nk'abashaka kumubaza ibye ngo barusheho kubimenya neza. Ariko ntubumvire kuko abantu babo basaga 40 bamwubikiye, barahiye bahize yuko batazarya ntibanywe bataramwica. Kandi none biteguye bategereje isezerano ryawe. Umutware w'ingabo asezerera uwo muhungu, amaze kumwihanangiriza ati, ntugire uwo ubwira yuko umburiye ibyo. Amen. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, wumvise ibintu bibiri muri iri jambo, indahiro n'imihigo. Noneho sasa hano turabona indahiro n'imihigo byari biri ku buzima bwa Pawulo. Indahiro, imihigo, hari abarahiye, hari abahize. Baribabaza, biyemeza kutarya, biyemeza kutanywa, mpaka bageze ku cyo bashaka. Aba bagabo ngo basagaga 40 barahuye bajya inama, biyemeza kwibabaza, ndetse bashaka n'ubwenge bwinshi butandukanye bwo kugira ngo bagere ku cyo bifuza. Icyo bifuzaga cyari guhitana Pawulo bakamwica. Bamuzizaga iki? Ntacyo yari yabatwaye.
ntabo yagiriye nabi, ntabo yiciye abana, ntabo yahemukiye. Bamuzizaga Imana imurimo gusa, bamuzizaga amavuta yari amuriho n'imbaraga zari zimuriho, nta kindi yari yarabagize. Urijya wibaza ngo ndazira iki, uricara ugatekereza ukavuga atari koko ndazira iki, kuki ari ngewe uhorana imibabaro, kuki ari ngewe ukora ntibigende, kuki ari ngewe uhora urwaragurika. Ujya wibaza ukicara ukibaza ndazi kuki abana banjye ari nge babaye, abana banjye byanze babaye ibigoryi mu ishuri, byanze babaye ibiyobyabwenge, ndazira iki. Ujya wibaza uti ndazira iki, ko ari ngewe wize gasoza nkabura akazi, ndazira iki ko abandi babona amapromosiyo mu kazi sinkaba, ngewe simbone promosiyo. Ujya wibaza icyo uzira. Garuka muri iri jambo, Pawulo yazize iki? Aba bantu kugira ngo bicare abagabo 40 bagambane, nibamara kugambana noneho ngo bararahira, baranahiga. Pawulo bamushyira mu muhigo, bahigira yuko batagomba kurya, batagomba kunywa kugeza igihe bamushoreshe. Wowe wajya gucika intege imbere y'ababisha bawe n'abanzi bawe, bo nta gucika intege. Bo bamaze gutagetinga kukugirira nabi, kuguheza muri iyo mibereho, kuguheza muri ubwo buzima, kuguheza muri iyo mibabaro. Nawe ugomba guhiga ukarahira Uwiteka ko ntacyo bazagutwara mu izina rya Yesu. Ndahiye Uwiteka Imana nkorera, Imana isumba byose yanzanye mu isi, ntacyo bazantwara abampiga mu izina rya Yesu. Nawe ntacyo bazagutwara mu izina rya Yesu isumba amazina yose. Ndagira ngo dukomeze hepfo wundi ngo ngo nyuma yo kujya inama hari icyo bakoze, ngo bagiye ku batambyi bakuru n'abakuru. Kumbe ntabwo uzi ko mu isi y'umwuka hari abitwa abakuru. Hari umuntu wahigiye kukwica, ava mu rugo rwe aragenda ajya ku mupfumu, ariwe mukuru w'abadayimoni cyangwa se umukuru wo mu gice cy'ubwami bw'umwijima. Umupfumu ashobora kuruta abadayimoni kuko niwe uhamagara abadayimoni bakaza, akabategeka, akavuga ati mugenda ahangaha. Niwe uzamura abazima akababwira ngo nimujye ahangaha. Yes. Noneho sasa ngo bajya ku bakuru. Hari umuntu wagiye ku bakuru, ajya ku mupfumu uhamagara abakurambere, uyobora abakurambere, akabakugabiza, akakugabiza imizimu, akakugabiza amagini, akakoherereza imyuka mibi kugira ngo ukore byange, akakohereza imyuka mibi kugira ngo usenye, akakohereza imyuka mibi kugira ngo relationship yawe winjiyemo yangirike. Hari uwangije relationship yawe uhari, hari uwaguteye n'iyo mico mibi n'izo ngeso mbi, aguteramo izo kode zikugonganisha n'uwo muntu, zituma udahuza n'uwo muri kumwe. Aragutekinikira kuko yavuze ngo uyu na runaka ntibazabana. Aragutekinikira kora uburozi bwe, yohereza imyuka, aravuga ngo uyu na runaka ntibazagumana. Nawe ntiwabimenya ko iyi myuka, iyo kamera ari imyuka mibi bagushyizemo kugira ngo utagera ku cy'Imana yakuvuzeho. Uricara uratuza, urahuma, urasinzira, urarangara. Nzanywe no kugusengera kugira ngo imbaraga za Yesu zigukore bro muhigo mu izina rya Yesu. Hari uwundi bashyize mu gipimo, baravuga ati nubwo akora ntacyo azimarira. Nawe ko kurakora amafaranga urayakorera pe ukayabona, ariko ntumenye aho yaciye naho yanyuze. Kubera iki washyizwe mu muhigo yuko ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho. Nawe ubwawe ntuzi uko bigenda. Undi bamuhigira yuko ntacyo azimarira, ariko ayo mafaranga azajya arangirira mu kabari. Urafata umushahara ugahita wirukankira mu kabari, ukazatekereza neza waramaze gushira, ujya guhembwa undi mushahara wawe wararangiye, ahubwo uri mu madeni.
undi bamwohera umwuka aravuga ati kugira ngo atazagira icyo yimarira azajya afata amafaranga aruhukire mu ndaya. Amafaranga ko kurayabona ariko ntumenya aho aciye kubera indaya, kubera gukunda igitsina. Kuko uri mu muhigo wahigiwe ko ntacyo ugomba kugeraho. Undi ari mu muhigo yuko atazigera ashaka agira umugabo cyangwa umugore. Uribomboreka mu gute na gute ariko ntawe ukubaza izina. Nuje kukubaza izina cyangwa uze kugira gute ni ukwikubitira yigendera. Uri umwana w'umukobwa, uri umukobwa, abaza bose n'abashaka kuryamana nawe bagenda. Umaze kuryamana na 200, 100, 300 nta n'umwe uraguha igitekerezo cyo kujya gushyire mu rugo, kuko washyizwe muri uwo muhigo. Kandi nubwo ibyo bibamo ntacyo bikumariye, nta kibanza bivanyemo, nta n'inzu wabivanyemo, nta birangirira mu kwambara no mu kurya gusa, kuko uri mu muhigo. Undi ugasanga yashyizwe mu muhigo, wo guhora mu ndwara zidakira. Indwara zidakira niwe zigusimburana irazi ndikazi, uhora kwa muganga umunsi ku wundi, kuko uwakugiriye gutyo yararahiye ahigira yuko nta mahoro umubiri wawe uzigera ugira. Zanywe no kugira ngo gukure muri iyo mihigo mu izina rya Yesu Kristo. Hari isengesho tugiye gukora nuramuka wizeye Imana, ndetse ugakora ibi ukizera by'ukuri 100%, uyo muhigo wari ukuriho urasenyuka mu izina rya Yesu. Indahiro y'ikibazo cyari kikuriho n'umuhigo w'ikibazo cyari kikuriho, ibyo bibazo ntiwaruzi aho bituruka. Mu isi y'umwuka hari umuntu wabisunitse, ariko inyuma yabyo bikazwa n'umuhigo n'indahiro. None usanga uboshywe muri ubwo buryo, ariyo mpamvu ngo yawe idacika. Nje muri Yesu Kristo wampamagaye kugira ngo usengane nanjye, iyo ndahiro icike, n'ikibazo cyose iteza kiveho, hanyuma umuhigo nawo wahizwe ku bwawe umenagurike. N'icyo kibazo cyasunitse, n'icyo kibazo cyasunikwaga n'uwo muhigo kikuveho. Ubona ukuboko kw'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana iri hejuru y'imbaraga z'imiti. Ni Imana nahoze nitegereza ntekereza cyane, mbona Yesu Kristo aza mu isi, yaje aje kugaragaza ko hari ubundi buvuzi bundi burenze ubwa kimuntu. Ubuvuzi aho yakoresha ijambo, ubuvuzi bwaca mu kwizera ugakira indwara, ubuvuzi bwaca mu kumwizera ukabohoka. Yego, hari ubuvuzi busanzwe twanywa imiti y'abantu yakozwe abantu bahawe ubwenge n'Imana, iyo miti bakayikoresha bagakira. Ariko kenshi na kenshi nuko imwe mu miti tunywa, bimwe mu binini abantu tunywa n'ubundi bigaruka bigakiza kimwe bigateza ibindi bibazo. Ariko hari ubuvuzi bw'umwimerere buri muri Kristo Yesu, izina twahawe gukirizwamo. Handitswe yuko usomye ibyakozwe n'umwigisha cya 4 igice cya 4:11 n'uwa 12, kuko nta rindi zina ryahawe abantu bagomba kuboneramo agakiza. Iri zina rya Yesu Kristo ryahawe abantu bashobora kurikirizwamo ibintu byose bibugarije. Agakiza buriya ntabwo ari agakiza kadukiza ibyaha, kadukiza kurimbuka gusa, gakiza umuntu kurimbuka umuntu w'imbere gusa, kadukiza n'indwara, kadukiza n'ibi byose by'abahiga ubuzima bwanjye n'ubwawe. Kakaza kakagukura mu maboko y'ibikurusha imbaraga, kagukura mu maboko y'imyuka ya Satani n'ingabo za Satani. Agakiza kakuvanamo kamere kakayica igashira. Tugiye rero gusenga Imana. Noneho wumve, nyuma yo kuva ku batambyi bakuru no ku bake, baragiye ngo baragambana bajya, kuko uyu Paulo bagambaniraga kano kanya yari ari muri gereza arinzwe n'ingabo kugira ngo adatoroka. Ariko aza kugira igikundiro kukuriye ingabo zari zimurinze.
nicyo Imana yari yakoze. Imana yamuhaye igikundiro, imuha favor, imuha kwemerwa ku mukuru w'ingabo. Ariko iyo aza kuba adafite igikundiro ku mukuru w'ingabo, Pawulo bari kumurangiza. Ngo rero baragenda bajya inama, baravuga bati ejo muzinginge umukuru w'ingabo amanure Pawulo asa nk'uje mu rukiko aje kuburana, natwe tuzamwubikira tumutikure tumwica ataragera imbere y'urukiko. Urumva akagambane kari gahari, ariko katurutse mu mihigo, katurutse mu ndahiro z'abashakaga kumwambura ubuzima, abahize ubuzima bwawe, bakahiga ubuzima bwawe ko bugomba gupfa, bagahiga ubuzima bwawe ko ntacyo bugomba kumugeraho, bagahiga ubuzima bwawe n'imibereho yawe ko ntacyo uzimarira. Imana ivuguruje imigambi yabo. Handitse ngo kuko imigambi yabo itazahama ndetse itazasohora. Imigambi yabo ntabwo ifite guhama no gusohora ku buzima bwawe. Reka dusengane mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mbere yuko dusenga, wumvise kwanza ubwo bucakura n'iyo migambi ko nyuma y'ibyari biri mu mitima yabo babanje no kujya inama. Kumbe mu mwuka hari abajya inama mbi ku bwawe, hari abicara bagaterana bakajya inama mbi yo kuguhemukira, ndetse bakanoza umugambi wabo neza w'uburyo bagomba gusohoza ibyo bagambiriye ku buzima bwawe, bakagambana. Turaje dusenye, dukwagura isengesho risenya akagambane kose kari ku buzima bwawe. Turaje twagure isengesho risenya imigambi yose y'abakozi ba Satani ku buzima bwawe n'abakwanga bose, ababangaga Pawulo. Ngo nuko mwebwe banyarukiko mubwire umutware w'ingabo mumanure amubagezeho, maze twigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Abaza mu buzima bwawe ukabona bari kukwegera, baje kukubwira pole, umeze ute, umerewe ute, waramutse ute. Hari abakubaza ngo waramutse ute, hari abakubaza ngo bimeze bite. Bakeneye kumenya ibyawe kugira ngo bakwangize. Abo bakeneye kumenya ibyawe bigira nk'abashaka kumenya ibyawe. Mu mitima yabo bafite target yo kukurimbura, mu mitima yabo bafite target yo kwangiza hejo hawe, mu mitima yabo bafite gahunda yo konona imikorere yawe, mu mitima yabo bafite gahunda yo konona urugo rwawe n'urushako rwawe na relationship yawe. Hari abaza bakaza kubaza ese hari umuntu mu buzima bwawe, kugira ngo bumve ko yaje bagira ibyo wakora babiburizemo. Menya ubwenge. Data mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, vuga utuwe teka Imana isumba byose, muremyi waremye ijuru n'isi, Imana yandemye kanzana mu isi. Nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye, mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira gukiranirwa kwanjye. Imyanda yose y'ibyaha n'ibicumuro bindiho wihanagure, ikurwaho n'amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku bwanjye. Uyu munsi Uwiteka umbabarira ungirire ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari urubanza n'ibirego by'ibyaha biri ku buzima bwanjye ubisibanganye, ubikureho kubw'amaraso yawe Yesu. Imbabazi zawe Yesu Kristo zimbonekeho, ubuntu bwawe Yesu Kristo bungaragareho, urukundo rwawe mwami w'abami runyambare. Urabizi neza yuko ndi umunyantege nke, sinabasha kwikiza Yesu Kristo, ndagushakaho ubuntu. Nyemerera mwami Yesu Kristo ubuntu bwawe buze kuri nge, n'imbabazi zawe zimbonekeho uyu munsi. Nkimara kumva ijambo ryawe Uwiteka, ndi imbere y'amaso yawe, mbonye yuko nta wundi mukiza utari wowe wabasha kunkiza ukankura mu mihigo y'abana b'abantu no mu ndahiro z'abana b'abantu, abahigiye kungirira nabi, abahigiye ko ntacyo nzimarira, ntacyo nzigezaho. Uwiteka, abahigiye
ko nta mahoro nzagira ni muri ubuzima bwa hano mu isi. Imihigo yabo nyihinduye ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nawe witesha agaciro yangirike mu izina rya Yesu Kristo. Myaka myinshi ca mu bibazo, mpura n'intambara, ntazi inkomoko yabyo, ariko Uwiteka ndagushima ko menye inkomoko ya bimwe mu bibazo byanjye n'intambara nacakamo. Menye neza yuko hari abantu banyanga ntacyo nabatwaye. Uwiteka ntacyo nabatwaye, icyo banyangira nuko mwami nukunda, nuko nkwizera, nuko nafatanya nabo ibyo babamo. Uwiteka nyemerera kano kanya imbaraga zawe zururuke zitesha agaciro iby'abanzi banjye banyubikira, iby'ababisha banjye banyubikira, ibyo baba bakoze. Umuriro wawe ubitwike, uburozi bwabo ubutwike. Abandoga bakandogesha imitongero, imigenzo, imihango y'ubwoko bwose, banyohera imyuka mibi, abaneza imyuka mibi y'ubukene, yo kuburirwa, yo kwangwa, gutabwa, kubura ubwenge, uy'ubunebwe, myuka y'ubute, myuka itemera kongubwa neza. Mbana noherejweho n'abantu bagiye inama yo kungirira nabi. Iyi myuka ishe nabo ubwabo bashe mu izina rya Yesu Kristo. Iyi myuka ishe nabo ubwabo bashe mu izina rya Yesu Kristo. Migambi y'iyi myuka n'imigambi y'abantu bose bamfiteho y'ubugome, yo kungirira nabi, ndayitesha agaciro, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Wankize mu muhigo wo kunyenesha, ndatwika uwo muhigo we. Handitswe yuko Uwiteka ari we mushumba wanjye, ntazakena. Niwe mungeri wanjye, sinzakena. Uwiteka niwe mungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ibyatsi bibisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'icucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Anegurira ameza mu maso y'ababisha banjye, ansiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekaye. Ni ukuri kugirirwa neza n'Imana bizanyumaho iminsi yanjye, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka nyirihoho. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, abahigiye kunteza indwara, kumugaza ubuzima bwanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko Uwiteka Umwami Yesu Kristo yishyizeho indwara zanjye zose n'ubumuga bwanjye bwose. Handitswe yuko ari umbabarira ibyo nakiraniwe byose, agakiza indwara zanjye. Handitswe yuko nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira icyo intwara. Buri ntwaro yacuriwe kurwanya ubuzima bwanjye, ntwaro y'indwara, ntwaro y'inyatsi, ntwaro yo kuburirwa, kwangwa, gutabwa, gukora bikanga, ibyo byose ndabisenya, ndabihinyuza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndatura yuko migambi yose babisha bari bamfiteho, mwanzi yaramfiteho, satani yaramfiteho, abanyanga bari bamfiteho, ndayisenyesha izina rya Yesu Kristo, ndayisenyesha maraso Yesu Kristo. Handitswe yuko Uwiteka ibyo nzahambira muri iyi si no mu ijuru bizahambirwa, nibyo nzahambura hano ku isi no mu ijuru bizahamburwa. Ndahambura imigisha yanjye, iyaboshywe, iyaziritswe, iyarozwe, ndayirogora mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Uburyo bwose mwanzi satani yahumanyije imikorere yanjye, uburyo bwose yashatse guhumanya umubiri wanjye,
katika jina Yesu nihumanuje amaraso Yesu Kristo, nihumanuje izina rya Yesu Kristo, ndatura ngo ndabohotse, ndatura ngo mbaye muzima izina rya Yesu Kristo. Mihigo yose yari iri ku buzima bwanjye, abahigiye ko ntacyo nzimarira, ndacimariye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abahigiye ko nazashaka, abahigiye ko nazabyara, abahigiye mu izina rya Yesu Kristo, mu Uwiteka ko nazabona, ko nazatera imbere, ko nazaguka mu izina rya Yesu. Ndagutse, nteye imbere, ndashatse, ndabyaye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaye ukomeye, bavuze yuko ntacyo nzageraho, mbaye ukomeye, ngeze kubikomeye mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu munsi abari bateze ibico ku buzima bwanjye, abubikira imikorere yanjye, imibereho yanjye, abaza kubaririza ibyanjye mu mitima yabo, bafite umugambi wo kugira nabi, abaza mu buzima bwanjye bakanyegera mu izina rya Yesu Kristo, basa nk'abanyereka ubucuti, ariko mu mitima yabo bafite icyo bashaka kungira nabi, bashaka kunyica. Umuriro w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo, umuriro w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge. Birashoboka kano kanya hakaba hari abantu nawe utazi bari bugufi bwawe, binjira ubuzima bwawe, bigira nk'inshuti mu buzima bwawe, ariko intego yabo n'umugambi wabo ari kugira ngo bakumenye neza, bamenye aho intege nke zawe ziherereye, bamenye aho imbaraga zawe ziherereye, kugira ngo babone uko bakurangiza. Tangira usenge wirukana mu buzima bwawe nibo bakuroga, abo babugufi bwawe, abo usangira nabo, abo ugirana n'abagakungu. Harimo abakuroga, harimo abakohereza imyuka mibi. Abashakaga kwica Paulo bari abayuda bene wabo, ntabwo ari abanyamahanga, n'abayuda bene wabo. None no mu buryo bwo gushaka kumwica, wumvise ko bavuze ngo barigira nkaho bamwegera, base nkaho bashaka kumva ibye neza, noneho bamwubikire, bahite bamutikura inkota bamwice. Abo ngabo babugufi bwawe, abo bakwegere bugufi bwawe, abantu babugufi bwawe mu miryango yawe, b'inshuti zawe, abo ngabo ufite icyizere butakeka, bakora isengesho mvuga mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese uri mu buzima bwanjye, babugufi bwanjye, umba bugufi muri imibereho, muri ubu buzima, mu biganiro, ariko Uwiteka ari umwagenti wa Satani watumwe kugira ngo aneke mu izina rya Yesu. Akaba ari wacishwamo umugambi wo kungira nabi, wo kumeza hasi, wo gutuma natera imbere, wo gutuma ntabona umugisha w'Imana. Mu izina rya Yesu ndamukubura, nitandukanyije n'uwo muntu wari we wese, mwirukaniye kure y'imibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Uwiteka mpa kugira igikundiro ku muntu wese wambera umugisha, mpa kugira igikundiro nk'uko Paulo yagize igikundiro ku mukuru w'ingabo zari zimurinze. Uwiteka kandi umukuru w'ingabo akaba ari we wagombaga kumukiza cyangwa akamutanga. Uwiteka mpa kugira igikundiro kwakomeye, mpa kugira igikundiro ku muntu wese w'umugisha, izina rya Yesu Kristo. Uhambera umugisha mu buryo bw'umwuka, reka mugireho igikundiro. Uhambera umugisha mu buryo bw'ifatika, reka mugireho igikundiro, izina rya Yesu Kristo umba amazina yose. Amen, amen, amen. Izera Imana ko ari icyo muri iri sengesho, izera Imana ko ari icyo muri ayo magambo watuye. Imana ni Imana ikorana n'abizera badashidikanya ku isengesho baba basengewe cyangwa ubwabo basenze. Ukaba uzi ngo ubwo nsenze birakemutse, ubwo nsenze biciyemo. Imana iguha Imana ikugire neza. Noneho umenye yuko mu buzima bukeneye abantu babiri. Hari umuntu ushobora kukubera umugisha mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka akaba yagusenyera, akakuvaniraho ibyo utabona bikurwanya, agaharura inzira zawe. Hakaba n'undi muntu ukubera umugisha mu buryo bw'ifatika, akaba yaguha ibifatika, akaba yaguha amafaranga, akaba yaguha iki. Ariko uyu nguyu umugisha mu buryo bw'umwuka ni ukomeye, kuko mu mwuka niho haturuka niho ibintu bipfira, ni naho bikirira.
ubu rero uyu muntu w'umugisha mu buryo bw'umwuka aba afite uruhare rukomeye rwo gutuma ubona ibiboneka, kuko niwe utuma ubona ba bandi bagaragara. Ni ingenzi cyane ntuzatakaze umuntu w'umugisha mu buryo bw'umwuka ku buzima bwawe. Niba binashoboka wibuke ko Rusi yomatanye na Naomi, kubera ko yarebaga muri Naomi akabona nubwo Naomi ntacyo yari afite mu buryo bugaragara, mu buryo bw'umubiri nta kintu cyagaragazaga cyari gutuma Rusi akurikira Naomi, ariko yinjiye mu mwuka abona Imana ya Naomi ishobora kumugeza ku bikomeye, yemera komatana na Naomi, kandi byarangiye amugejeje ku mugabo wari umukwiye w'umukire. Nshuti mukuru wa muri Kristo Yesu, umuntu ukomeye mu buzima bwawe, umuntu ugomba kugira inshuti ugomba kugira ikomeye mu buzima bwawe, ni inshuti yagufasha mu buryo bw'umwuka, yisobanukiwe, umuntu wisobanukiwe, umuntu uri mu muhamagaro we, umuntu uzi icyo ari cyo, ugomba kugufasha mu by'umwuka. Uwo mu mwuka rero ashobora kukugeza ku bintu bikomeye, kuko niwe utegura, niwe uvanaho bya bindi byo mu mwuka byakubuza kuba wagera ku bifatika. Nakugira inama rero, ntuzatakaze inshuti yagufasha mu mwuka, kuko niyo yayindi yagufasha mu mubiri yagenda ku bwa wa wundi ugufasha mu mwuka, cyangwa ku bwa inshuti y'umwuka. Mu mwuka byatuma haza n'abandi benshi mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Gusa sivuze ngo nigufasha mu bifatika uyitakaze. Igufasha mu bifatika, igufasha mu mwuka, zombi uzikomezeho, uzagera kure hashoboka. Imana yagambiriye ko ugomba kugera heza mu izina rya Yesu. Mugire amahoro, mugire umugisha w'Imana. Ntugende udakanda subscribe niba bwari ubwa mbere waruje kuri iyi channel yanyu kandi yacu y'isengesho ribohora official. Mugire amahoro. Abari kuri senga ubohoke, mujya kuri senga ubohoke, mugaruke muze no kwisengesho ribohora official. Mugire amahoro. Shalom shalom.